ubukwe, inzu n'imodoka. Ibyo ni byo bintu abantu bose bifuza yuko bagira, bikaba ari byiza ku buryo abantu bose bakubaza bon hatuye umuntu ni umuntu uri accomplished, ni umuntu wabashije kugira ikintu ageraho. Ariko mu by'ukuri ahantu societe yacu nyarwanda igeze n'ahantu ukuntu kubona amafaranga bisigaye bigoye muri iki gihe, nuko ibyo bintu bitatu mu bigaragara bisigaye binanira abantu kubikora. Byarananiranye, abantu ntibakibibasha, bamwe ntibabasha no kubikora ku myaka 20, abandi ntibabasha kubikora ku myaka 30, abandi ntibabasha no kubikora ku myaka 40. Ariko muri iyi video turaza kuganira impamvu bigoye kandi n'icyo twebwe dushobora kubikoraho kugira ngo mu by'ukuri byorohere abantu batoya kugira ngo ibyo bintu babashe kubigeraho kandi bitavunitse. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Hey Abavip, tunejejwe cyane no kongera kugaruka imbere yanyu kandi turabakunda, turanabaramukije cyane. So uyu munsi dufite topic y'ibintu byinshi, ariko tunagira ngo nze kuvuga kuri iki kintu kimwe in particular, ku kintu abantu bita ngo uyu muntu yabashije gutera imbere cyangwa se gutera imbere. Ni iki definition yo gutera imbere muri societe nyarwanda cyangwa muri societe n'ahandi hantu hose, kuko urabona hari ukuntu twese nkanjye niko natanye uko mwabonye kuri thumbnail nuko muri introduction bimeze, nuko numvaga ko ku myaka 25 cyangwa 26 ngomba kuba mfite inzu, nkaba mfite imodoka, nkaba mfite naramaze no gukora ubukwe, mbega ndi umuntu wateye imbere muri societe umeze neza. Ariko to my surprise nza gusanga ibyo bintu ntibigishoboka gukunda, kubera ko birimo birakomeza kugorana cyane bitewe na economy n'ukuntu abantu dukora, amafaranga abantu bahembwa, all those kind of stuff. Ariko amakuru meza nuko hano kuba VIP TV niyo mpamvu tubyigisha, niyo mpamvu tubikora. So uyu munsi ndashaka kugira ngo tumanuke mu mibare, tugaragaze mu by'ukuri impamvu bigoye kandi n'ukuntu umuntu yazabikora in the long run. So ikintu cya mbere tugitangira, abantu benshi bajya bavuga ati mana yanjye, ati ujya winjira ahantu utangiye kuba umuyanga adult ufite imyaka 30 ukumva barakwashe uzarongora ryari. Abakobwa bakababaza ese ufite fiance, abahungu bakababaza ati hari akantu watangiye kugura, hari imyiteguro igeze. So ibyo bintu byose hari igihe babikubwira ugasanga mu by'ukuri wowe nta na kimwe urageraho, ukabona biguteye wenda navuga ko ari ipfunwe cyangwa iki. Ariko mu by'ukuri iyo tugiye mu mibare, abantu benshi muri iyi minsi, muri iyi myaka basigaye barangiza bafite imyaka 25. Mu myaka 25 niho abantu benshi barangiza bakavuga ati bon ndangije se bachelors tuvuge. Ariko tujye twibagirwa yuko umuntu w'umunyabwenge arangiza bachelors tuvuge muri muri urugero ndaza gufata courses zisanzwe nka IT, finance. Izo courses nagonza kuvuga kuba doctor cyangwa kuba lawyers cyangwa ku zindi professional courses, kuko izo professional courses usanga zo zihembwa kundi kuntu. Ariko kuri courses zisanzwe hari igihe usanga umuntu urangije finance, urangije courses zisanzwe ya IT cyangwa business administration, akenshi barangizanya ideni ry'imiliyoni 2.5 ryo mu mashuri. So urumva iyo umuntu arangizanyije ideni ry'imiliyoni 2.5 kandi ari hakiza muri workforce ku myaka 25, iryo deni abagira ngo abagomba kuzagira kubanza kurangiza kuryishyura mbere yo kugira ngo habe ari ikintu kindi yakora, yakowuninga, yabasha kugura cyangwa yakwita ikintu cye, nuko abanza kumaramo iryo deni. So at 25 years old uri minus 2,500,000 y'amanyarwanda. Ariko tuvuga ugize Imana amahirwe menshi akomeye cyane, uyise ubona akazi direct.
So iyo umuntu abonye akazi direct, iyo ubonye akazi ariho ukirangiza ishuri, amafaranga bakunda guhembamo range bakunda guhembamo ni 300,000. Urebye muri new starting salary muri leta no mu bihugu byinshi bya privé usanga 300,000, 350, 450 ni muri iyo range. Niho abantu batangira guhembwa umuntu ufite bachelors. So kuri iyo range tufata 300,000, team yangiraza kumfasha ku displayinga bino bintu byose kuri board, ku buryo kuri screen mubasha kubibona. Utangira kubona yuko tuvuga ubashije gusavinga hafi y'ayo mafaranga. Sinzi kubera ko wenda nubwo tugira expenses nyinshi nka rent, transport, guhaha n'ibindi byose, ariko tuvuga ubashije gusavinga hafi y'ayo mafaranga. Uri umuntu wifunga, ufata ibintu byawe ukifunga. So hafi y'ayo mafaranga 150 ku mwaka. Iyo uvuze ukuza umwaka wose usanga ufite 1,800,000. So 1,800,000 yo kubyo mu myaka 5, ubwo bivuga ko mu myaka 5 uzaba ufite 9,000,000. So 9,000,000 iyo ukuyemo 2,500, keep in mind yuko mu myaka 5 ufite imyaka 30 ubu ngubu, ukuyemo 2,500,000 usanga ufite 6,500,000. Tubaye dukikirije aho ngaho iyo mibare nabasaba kugira ngo dunaho tugire no mibare noneho y'ubukwe, kuko ubukwe nabwo ni ikindi kintu gikomeye cyane muri societe nyarwanda. Iyo umuntu akoze ubukwe bwiza niho bavuga ati uyu muntu yakoze ubukwe bwiza, uyu muntu ubukwe bwe abantu babutashye bishimye, nawe ni naho wumva unezerewe, n'ababyeyi be bakanezerwa ati nashingiye umuhungu wanjye cyangwa nashingiye umukobwa wanjye. So ubukwe muri iyi minsi ikiza nuko amakapozi yuko ari abiri yombi akora, amakapo umuhungu n'umukobwa muri iyi minsi basigaye bakora, bigatuma byoroha wenda kwishyura expenses z'ubukwe. Ariko iyo urebye ubundi ugasanga ibintu nka rent y'inzu muba mugiye kwimukiramo, kuko usanga rent y'inzu muba mugiye kwimukiramo mugiye kujya mu nzu nini kubera ko hazabamo umwana, mu expecting n'umwana cyane, hazabamo amasare yaho muzakorera, za dekoro n'ibiki byose, hazabamo imyenda yo kwambara, imodoka zizabatwara, ibyo kunywa mu bukwe, ibyo kurya, hakazaho n'akantu k'umuco cyane kacu dukunda k'inkwano. So ibi bintu byose iyo bishyize hamwe, ubukwe busanzwe hano muri Kigali budatwara amafaranga menshi, ariko nabwo bugaragara nk'ubukwe bwiza nk'umuntu warangije kwiga, usanga kenshi ubukwe bugutwaye hafi 7,000,000-8,000,000. So still urumva ubukwe umaze imyaka 5 ukora, ubu utarabasha kubusavinga ngo bugereho. But most importantly ni uko ubu nta kintu na kimwe urabasha gukora. Ari imodoka igura 7,000,000, ubutaka nabwo muri iyi minsi bugura 1,000,000. Iyo usohotse mu mujyi ho gatoya ushobora kubona ikibanza gisanzwe wenda ku 6,000,000 n'eshanu gutyo cyangwa 7 naho. So all those things ni ibintu uba ugomba ku accomplishinga mu by'ukuri kugira ngo wumve ko warongoye. So with all that, burden itangiye kuba nyinshi ku bantu, pressure itangiye kuba nyinshi. Uru rugero natanze urugero rw'umuntu wahise ubona akazi direct, ubusimbuze umuntu wabaye umushomeri utarimo urabasha kubona akazi, simvuze umuntu wenda wakabonye ariko akaba arimo arahembwa make, simvuze n'abantu barimo bararushwa cyane niyo bintu agomba kunyuramo by'ubukwe n'iki niyo ugasanga ubukwe bwamuhenze n'iki. Ariko ibyo ngibyo byose ubuzima bw'umuntu buba butandukanye, ariko ngiye icyo nshaka gutanga ubu ngubu ni ukugaragaza mu by'ukuri the burdens cyangwa ibyo umuntu agomba ku accomplishinga mbere yuko akora ubukwe no kubana n'umuntu kugira ngo agire famille, ukuntu ari byinshi cyane kurusha ibyo we yaba afite nka assets zamufasha kugira ngo abigereho. Ariko rero it's not all bad news. Ntago ari bad news, ntago ari kuvuga ngo ni bibi ati noneho murapfuye ejo, noneho karabaye ati nta muntu uzongera kugira icyo abona oya. Ahubwo ikindi ngibi bivuze nuko mu by'ukuri hari mindset tugomba guhindura. Hari mindset yo kuvuga ngo nagiye ku ishuri, ndi kuri bourse irarangiye, ubu noneho ngiye gukora gutya, noneho nzatera imbere. Nibaza ko iyo mindset igomba guhinduka, ahubwo tugasanga nk'abatiltinga muri mindset ya business cyane kuko abantu bakora business babasha kugira byibura bihuta kugira ngo batere imbere. So ikintu cya mbere
numva nge wakora cyambere no gufollowinga Abavip TV kugira ngo muri gihe hano ducishaho ibiganiro byinshi bivuga ukuntu umuntu yakwiteza imbere, ukuntu umuntu yakunguka ubwenge, ukuntu yakora tekinike nshyashya kugira ngo ubashe gutera imbere. Ariko icyo tukirikize icya kabiri ni gushaka skills, gushaka ibintu bifatika, skills umuntu ashobora gukoresha intoki. Akenshi degrees tuvana mu mashuri ntago zibasha kuduha skills dukeneye, skills zo kuvuga ngo aha hantu nabashije gukorera amafaranga runaka kubera ikintu nakoze cyangwa kubera ikiraka nakoze. Akenshi usanga degree igufasha kubona akazi, ariko akazi nako kakagira uburyo buri linear bwo gutera imbere. Ariko mu gihe ufite skills ushobora gukora ibiraka byinshi mu kwezi kumwe cyangwa umwaka umwe ukaba watangira kubona amafaranga byihuse. Ariko noneho ikindi kintu kinakomeye cya gatatu nuko numva byaba byiza cyane kurushaho mu gihe societe nayo igabanyije expectations ku bantu. Ntago ariko abantu bose bazanyura mu buzima bumwe ngo cyangwa babaho mu buzima bumwe ngo barongore ngo cyangwa ngo umuntu ngo agomba kurongora, ngo agomba kugira ubukwe buhenze, ngo ikanzu, ngo costume igomba kubigura cyangwa ngo imodoka ye igomba kubigura, ahubwo bakoroheranira buri muntu wese bakamureka akabaho uko yumva we abishaka. Nimba yumva yakwikora ubukwe bw'amafaranga make akabukora, kuko nkibaza ko ni nk'abantu bakoze ubukwe muri covid bose barabikunze. Nta muntu n'umwe twe twahora wakoze ubukwe muri covid ngo avuge ngo narababaye ngo ubukwe bwawe ntago bwajemo abantu benshi, ahubwo bose baba bakubwira ati nagize Imana ubukwe bwawe bwajemo abantu bake bituma nta spending amafaranga. So nibaza ko uriya hari umucyo twagombye kwakira nk'abantu nka societe irimo irevuriwa kugira ngo tugabanye pressure ku bantu batoya, ku bana batoya, kubabwira pressure. Si ngombwa ngo buri gihe ngo ukore ubukwe bw'igitangaza, si ngombwa buri gihe ngo ugure imodoka y'igitangaza, si ngombwa ngo ube ufite ibintu byose ngo ku murongo ufite imyaka 25. No, bishobora gutwara igihe kinini ariko ukazabigeraho neza bitarinze kukuvuna. Bitatuma abantu bashatse kubanga bajura ngo cyangwa bashake kugira ubusambo bukabije. All those things biva muri izo pressure zo gushaka gutera imbere vuba vuba. So Abavip basically ni gutyo video yari imeze, ni gutyo numvaga iki kintu nagomba kukibasharinga. So ndashaka ngo uze kugendana ukore plan yawe, urebe igihe wakorera ubukwe, urebe igihe wagurira ikibanza cyawe cya mbere, urebe igihe wagurira imodoka yawe ya mbere, urebe amafaranga ugomba kuba warasavinze kugira ngo nujya no mu rugo rwawe uzabe ufite amafaranga wasavinze kandi utangiye no kugenda ushaka gutera imbere unashaka ama business. So please make a plan. Ha mu bundi mukomeze mudusharing ama ideas muri comments. Bansabye video y'amadolari tuzayikora vuba ngaha, hanyuma dukomeze twungurana ibitekerezo. Abavip, thank you very much. See you next time.